nongeye kubaha ikaze hano kuri Venke Empire ndetse nawe mukunzi wa filime yacu Inzira y'Umusaraba muhaye ikaze. Niba ukurikirana ibikorwa byose bya Venke Empire ndetse ukabona kunda filime yacu Inzira y'Umusaraba, ndagusaba kugira ngo wihangane iminota 10 zonyine bundi tuganire kuri filime yacu Inzira y'Umusaraba ndetse tunasesengure tunabive imuzi n'umuzingo ubundi dusobanukirwe ibijya mbere. Filime yacu Inzira y'Umusaraba mwamaze kubona ko ibintu byose byatangiye kuba byajya hagaragara uko bwije nuko bukeye. Filime yacu Inzira y'Umusaraba muri kugenda mubona ko amabanga ari kugenda hishurwa gake gake ku buryo buri kimwe cyose kiri kugenda gitaburuka gake gake, buri umwe wese akagenda asobanukirwa ibiri kujya mbere. Filime yacu Inzira y'Umusaraba mwamaze kumenya ko Isimbi ndetse na Iribagiza ari abantu babiri batandukanye, ndetse uwitwa Iribagiza ndetse n'uwitwa Isimbi ari abantu batandukanye, ariko Iribagiza tuzi nk'Isimbi akarwe ubitirira Iribagiza. Ese bino bintu bikorwa gute ndetse ese babikorera iki? Guys, turabizi ko aya makuru yose umuntu ubu yafite yuzuye, turabizi ko ari Fabiora ndetse na papa Isimbi. Turabizi ko aya makuru yose baba bashaka kugira ngo bazibangatanye kugira ngo hatagira n'umuntu n'umwe uzamenya aya makuru yose. Niba ukunda filime yacu Inzira y'Umusaraba, wowe icyo musaba ni ugukurikirana ibikorwa byose muri kugezaho umunsi ku munsi hano kuri Venke Empire. Ndetse njyewe ubu bagezaho bino biganiro byose nirwa umuvugizi wa rubanda, njyewe bagezaho zina benefits zose za filime yacu Inzira y'Umusaraba. Ni njyewe muntu wa mbere ubaha amakuru yuzuye ndetse amakuru atariho icyasha kuri filime yacu Inzira y'Umusaraba. Icyo ngusaba rero ni ukuba watanga inkunga yawe, ukora subscribe hano kuri Venke Empire kugira ngo tujye tujyana ibikorwa byose tuba turi kubagezaho umunsi ku munsi. Isimbi agenda ajya mu gakino uko bwije n'uko bukeye, kandi ako gakino nawe nagabazi neza ukuntu araza kukagitingamo neza. Isimbi bagenda bamusunikiriza mu mukino, kandi Isimbi turabizi ko atari we Iribagiza. Isimbi yemereye mama Cyusa ko buri kimwe cyose basize cyose ko Isimbi agifite, kandi turabizi ko Isimbi atari we Iribagiza. Ese mama Cyusa muri kubona amakuru atari kugenda yatara gake gake? Mama Cyusa buri kimwe cyose ari kugenda amenya uko kiri kugenda uko bwije nuko bukeye, kandi mama Cyusa twamaze kumenya ko we nta n'imikino afite muri bino bintu, kandi buri kimwe cyose uko muri kugenda mukibona uko biri kugenda bigenda muri kubona ko mama Cyusa we akuri hafi. Kandi turabizi ko kano gakino bateguye, turabizi ko bagafite mu maboko Cyusa ndetse na mama Cyusa ndetse na mushikiwe. Twamaze kumenya ko hari agakino bashaka ko bakina Isimbi, wawe bamenye ukuri kose nimba Isimbi ari we Iribagiza. Ese ko twamaze kumenya ko yano makuru yo kuba bakina Isimbi ngo bamenye nimba ari we Iribagiza yamaze kuba yagera kuri Fabiora ndetse na papa Isimbi. Ese ayo makuru bazayakoze iki? Ese yano makuru yo kuba baramenyeje ko bashaka ko bakina agakino ngo babe bavumbura ko Isimbi atari we Iribagiza, ese murabona bino bintu bazapfa kubikemura ku buryo ukuri kose kutazajya hanze? Twamaze kumenya ko mama Iribagiza nawe yongeye kuba yagaruka mu gakino. Twamaze kumenya ko ibi byose biri gukorwa byose ababiri inyuma ari mama Iribagiza ndetse na Fabiora, kandi twamaze kumenya ko aka gakino kose bagafite mu maboko ndetse na papa Isimbi. Ese Isimbi bataba bashaka ko amakuru yabo agaragara ndetse baba bashaka kugira ngo babashingire kwa Cyusa? Ese mubona ko bino bintu biba biri kuganisha he? Guys, rero ewe icyo ngusaba niba uri umukunzi wa filime yacu Inzira y'Umusaraba, icyo ngusaba ni ukuba wakurikirana ibikorwa byose muri kubagezaho umunsi ku munsi kugira ngo ujye usobanukirwa uko bwije n'uko bukeye. Kandi murabizi ko filime yacu Inzira y'Umusaraba ari filime
yomora imitima za rubanda, kandi nanjye ubagezeho bino bikorwa byose banyita umuvugizi wa rubanda. Wowe icyo ngusaba rero ni uko watanga inkunga yawe hano kuri Venke Empire, ubundi tugakomeza tukagendana mu bindi bikorwa byose tuba kubagezaho umunsi ku munsi. Niba uri umunyamuryango wa filime yacu Inzira y'Umusaraba, icyo ngusaba rero ni ukuba wakurikirana ibikorwa byose mani kubagezaho umunsi ku munsi hano kuri Venke Empire. Murabizi ko tutababihiriza, murabizi ko muri abantu b'agaciro hano kuri Venke Empire. Guys, rero ese niba uri umukunzi wa filime yacu Inzira y'Umusaraba, ese ubona Fabiora bino bibazo yijanditsemo mubona zabikemura amahoro? Fabiora akomeza kuba yisunikiriza mu bindi bibazo birenze ibyo yaragabwarimo. Fabiora akomeza kuba yiharira ibibazo byo kuba yakemura kandi afite abanyamuryango bo kuba yafatanya nabo. Fabiora tumaze kumenya ko no kwica umuntu yabikora kubera ko akunda Isimbi bya danje. Fabiora tumaze kumenya ko ari nawe washimuse Cyusa. Ese Fabiora umunsi azaba agiye hanze aya makuru yose akamenyekana, bakamenya ko ari we muntu wa mbere washimuse Cyusa, ese muri kubona bino bintu bizafatwa ute? Ese ntimubona ko Fabiora ukuri kwe kose kugenda kujya hanze gake gake uko bwije nuko bukeye? Fabiora turabizi ko ibye nawe atari imigambi myiza abafitiye uyu muryango kwa Isimbi, uyu muryango kwa Cyusa. Turabizi ko mama Cyusa nawe yamaze kuba yavumbura ko hari ikindi kintu bari gupanga cyo kuba bagirira nabi undi muntu ufite amakuru yo kuba yabashira hanze bose. Turabizi ko mama Cyusa yamaze kuba yagwa mu mipango yabo, kandi tukaba tuzi ko bino bintu mama Cyusa nawe atabishira amakenga. Fabiora agenda yishira hanze gake gake, kandi turabizi ko uko agenda yishira hanze ni nako ibibazo bikomeza kuba byaza buhoro buhoro. Fabiora akomeza kuba nawe yijandika mu bindi bibazo birenze, kandi turabizi ko ukuri kwabona ko kugenda kujya hanze gake gake. Ese kuri umukunzi wa filime yacu Inzira y'Umusaraba, ese waba wifuza kuba umunyamuryango wa Venke Empire? Kugira ngo ube umunyamuryango wa Venke Empire ujye ukurikirana benefits zose mari kubagezaho umunsi ku munsi kugira ngo ujye usobanukirwa. Icyo ngusaba ni ugukora subscribe kugira ngo ibikorwa byose bisohotse ujye ubibonera igihe utarinze waruha. Icyo ngusaba kugira ngo ube umunyamuryango wuzuye wa filime yacu Inzira y'Umusaraba ni ukuba ukurikirana ibikorwa byose mari kubagezaho umunsi ku munsi, ndetse ukaba wanatanze inkunga yawe ugakora subscribe kugira ngo ube umunyamuryango wuzuye niba ukunda Inzira y'Umusaraba. Kandi murabizi ko Inzira y'Umusaraba filime yacu ariyo filime yomora imitima zanyu, kandi murabizi ko ari filime ya mbere muri uru Rwanda wareba ugakuramo inyungu. Murabizi ko filime yacu Inzira y'Umusaraba ari filime ushobora kureba ukaboneramo ubutumwa bwiza, ndetse buri kimwe cyose kirimo cyubaka buri muntu wese ukunda filime nyarwanda. Kandi niba uri umukunzi wa filime yacu Inzira y'Umusaraba, icyo ngusaba ni ukudabura kuri episode ikurikira ya filime yacu Inzira y'Umusaraba, cyangwa se ube wabura kuri benefits yose ziba ziri gucana no kuri Venke Empire umunsi ku munsi. Rero murabizi ko ibikorwa tuba turukora umunsi ku munsi ari mwe tuba turi gukorera. Murabizi ko filime yacu Inzira y'Umusaraba igenda yaguka buhoro buhoro. Niba rero ukundi filime yacu Inzira y'Umusaraba, icyo ngusaba ni ugutaba wabura kuri benefits zose mari kubagezaho umunsi ku munsi hano kuri Venke Empire. Njyewe ubagezaho zino benefits zose banyita Venke, ndetse umuvugizi wa rubanda. Rero ntabatindiye, murabizi ko ibikorwa byose tuba turi kubagezaho umunsi ku munsi nabyo biba byivugira ko tuba twabagejejeho ibintu bimeze neza. Rero ntabatindiye,
twongere duhurire ku yindi episode ikurikira ya filime yacu Inzira y'Umusaraba. Ndabakunda cyane muri abantu b'intwara no kuri VK Empire.